Banyarwandakazi, namwe baturage baturiye ibihugu by'ibiyaga bigari ibya Afurika, turabasuhuje twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu, radiyo yacu Rtv-Impinduka. Jye ubasusurutsa nitwa Jean-Jacques Bosco. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye ikiganiro kijyana n'umurongo wa Rtv-Impinduka. Inyito yayo rero twayise wakora impinduka ute wowe udahindutse. Iyi ni radio televiziyo Impinduka, ariko kandi iki kiganiro mukaba mushobora no kugikurikirana kuri YouTube channel ya Bombori Media cyangwa se Bombori. Yewe ndi mukunzi Rubensi, mperereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni yewe ugiye kubagezaho iki kiganiro, ariko muri studio ntabwo ndiye wenyine. Ni ikiganiro turi buze kurebera hamwe ibijyanye n'uburyo bwo gukora impinduka. Ese ni gute wakora impinduka mu gihe wowe utari wahinduka? Mfite abatumirwa hirya no hino ku isi, nubwo yemerereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku mugabane w'Uburayi mpafite bari buze kudufasha muri iki kiganiro. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo hari abo turi kumwe, ndetse no muri Canada. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugaruka ku bijyanye n'impinduka muri rusange. Iyo tuvuga impinduka ni ukuvuga ngo turareba impinduka nziza, kuba impinduka itari nziza nabyo mujye mubyibuka, ahubwo iki kiganiro cyane kirareba impinduka nziza, cyane cyane kubibera mu Rwanda ndetse n'ibibera muri rusange mu karere u Rwanda ruherereyemo. Reka rero mpere ku mugabane w'Uburayi, mu gihugu cy'Ubwongereza. Mafite umutumirwa, nagira ngo musabe afungure mikro hanyuma atangira twibwira, hanyuma tuze no kukomereza ku bandi batumirwa muri iki kiganiro. Urakoze cyane. Ndashimira abantumiye Bosco, niba nzi niwe wantumiye, nagira ngo mushimire, ubwo nawe turamenyanye. Nkaba rero mu Bwongereza, nkaba nitwa Yusini Bahunga, ubwo ibindi turabivuga nyuma, ariko ndashimira murumuna wanjye Jean Bosco mbere na mbere ko yantumiye. Juste Bahunga, urakoze cyane. Twongeye rwose kuguha ikaze, nanashimira Jean-Jacques Bosco kuba yakumpaye. Ndabizi neza ko iki kiganiro kuba kirimo kiribuze kugira umusaruro mwiza cyane. Wakoze cyane, kandi nizere ko mu Bwongereza mukomeye. Urakoze cyane, tumeze neza rwose. Urakoze cyane. Reka tunyarukire mu gihugu cy'Ubusuwisi, hafi aho ngaho, n'ubundi ntabwo ari kure mu Bwongereza. Tuhafite undi mutumirwa. Nitwa Nsabimana Evariste, nkaba mba mu Busuwisi. Nanjye natumiwe na Jean-Jacques Bosco, nkaba mushimira. Nizere ko imbuto dutera uyu munsi izarumbuka ikazagirira u Rwanda akamaro. Evariste Nsabimana, urakoze cyane. Mu Busuwisi ubagashuye katangiye kuza? Karahari. Urakoze cyane. Reka twigire hirya gato uvuye mu gihugu cy'Ubusuwisi, ntabwo kiri kure y'igihugu cy'Ububirigi. Tuhafite undi mutumirwa. Urakoze cyane. Nanjye nitwa Marie Jose ufite amahoro. Aba mbashimiye kuba mwantumiye, kandi nishimiye kubana namwe. Urakoze cyane Marie Jose. Mu gihugu cy'Ububirigi ubu ngubu muraturusha iki? Natwe akazuba kavuye, harasa neza, ikirere cy'umwami cyakingurutse. Udusuriza umwami. Urakoze cyane. Reka rero kandi nanone mpe ikaze mugenzi wanjye Jean-Jacques Bosco kuri radio televiziyo Impinduka, akaba ari umwe mu badufasha guhuza ibi biganiro. Jean-Jacques Bosco, uherereye mu gihugu cya Canada. Muri Canada akabeho kakugeze he? Urebye hano bimeze neza cyane. Urakoze Rubensi mukunzi, nk'uko uvuze nitwa Jean-Jacques Bosco. Kubera izo mpamvu rero ikirere kimeze neza, niyo mpamvu naje muri iki kiganiro n'aba bakuru banjye bagenzi banjye nawe urimo, kugira ngo tugire ibiganiro byiza. Ndagushimira.
muri iki kiganiro kandi dufite undi mutumirwa, we ntabwo ari kure yanjye, ari hano hafi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. nagira ngo musabe nawe yibwira abakurikirana iki kiganiro. Mwiriwe Robensi, ndabasuhuje cyane kandi nsuhuje abo turi kumwe muri iki kiganiro. Ngewe nitwa Jean Damascene Harerimana alias Bonner, nkaba ndi muri Ohio, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze, ndizera ko ibiganiro biri bugende neza. Urakoze cyane, ntabwo uri kure cyane y'aho ndi muri Leta ya New York na Leta ya Ohio, harimo amasaha 4 cyangwa 5 iyo umuntu atwaye imodoka. Nizere ko muri Ohio namwe ikirere gitangiye kumera neza. Akazuba kameze neza cyane, ndabona ikirere rwose kirasa neza, abantu batangiye kwidagadura. Urakoze cyane. Rero nari maze kubikomozaho twinjira mu kiganiro, mbabwira ko radio televiziyo Impinduka n'ubundi dukubita tubangura. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu turi buze kwibaza tuti ni gute wakora impinduka mu gihe wowe waba udahindutse. Ibi turabigarukaho tuvuga tuti turarebera hamwe impinduka nziza, kuko hari n'igihe habaho impinduka mbi. Reka mbibutse ko guhera mu mwaka w'1990 kugeza uyu munsi hashize imyaka igeze kuri 32, abanyarwanda benshi bagannye iy'ubuhungiro kubera kutiyumva mu bijyanye n'imitegekere cyangwa se kubera intambara n'ibindi byaranze politiki itari nziza mu gihugu cyacu, ndavuga igihugu cy'u Rwanda. Uretse n'ibyo, mu myaka y'1959 za 60 70 abanyarwanda bagiye bagana iy'ubuhungiro kubera ko batiyumvaga mu bijyanye n'imitegekere cyangwa se umutekano wabo mu gihugu. Ni gute hakorwa impinduka nziza igamije kugira ngo abantu badakomeza kwiyumva mu buhungiro, bakwiyumva nk'abanyarwanda? Nibyo, abanyarwanda benshi barahunze, ndetse hari n'amashyaka yakorera hanze, akorera mu buhungiro, agerageza kugaragaza ko mu by'ukuri hari byagombye guhinduka. Tukavuga tutese dutegereje iki kuri aya mashyaka, cyane cyane ko dufite n'abanyapolitike muri iki kiganiro, kugira ngo iyi mpinduka ibe yakorwa. Reka rero dutangire iki kiganiro mbaza Bwana Justin Bahunga, ukaba umaze igihe kirekire mu bijyanye na politike, ndetse ukiranira cyane ibibera hafi, ibibera mu Rwanda, ndetse wagiye ugira n'uruhare mu bikorwa bitandukanye kugira ngo urebe ko habaho impinduka. Nagira ngo ntangire muri iki kiganiro Justin Bahunga nkubaza iki kibazo, niye mpinduka abanyarwanda uyu munsi bakeneye? Kuko iyo tuvuze impinduka, shobora kuba ari ikirere, shobora kuba ari ya politike, shobora kuba ari y'ubuzima. Uyu munsi impinduka yihutirwa abanyarwanda bakeneye yaba ari ihe? Justin Bahunga. Urakoze cyane, umpaye n'ikizamini cyo kuntangiriraho. Kandi ko kubanza ari ngiye mukuru mu myaka, varese ntungirire ishyari, ndumva nagomba nk'urutu bukuru. Wenda n'ibyo bintu bya politiki nk'uko yavuze nabikurikiranye wenda kurusha uko yabikurikiranye, kuko aho twatangiriye haratandukanye n'inzira twanyuzemo. Ukavuga uti impinduka nitudahinduka nta kizahinduka. Nabivuganye na Jean Bosco, numva icyo gitekerezo nagikunze cyane, kuko nanjye ari nagitekerezaga. Yego. Nuko kugira ngo uhindure undi muntu nawe ugomba guhinduka. Ibyo ni ibintu bikorwa muri diplomasi, muri za negotiation. Bavuga ko mbere yo guhindura imyifatire y'undi muntu niwe ugomba guhinduka wa mbere. Tekerezo ukuntu cyaje, ndabashimiye cyane n'ibyo koko. Ikindi cya kabiri nuko kugira ngo ibintu bihinduke ugomba kuba intumwa y'iyo mpinduka. If you want to change, you must be the agent of that change. Ikindi mu mpinduka mvuga nuko ngo n'icyaduteye tugeze ahangaha, nuko udahinduka tugasubira mu bintu bimwe, usubira mu bintu bimwe bituma nanone dukora y'amakosa, tugasubira muri za ntambara twahozemo. Nkongera nkagaruka ko iyo mpinduka kuko ari ikintu gikomeye cyane, tutabikoze twaguma tukisubiramo, hanyuma tukazagera naho tunashiranye. Hari njya mvuga nti hari za tribu zagiye zishira, tutitonze twazashira natwe tudahinduye umuvuno. Nkaba nanone nongera gushima iyi suje yerekeye impinduka. Yego. Ikindi navuga muri ibi ngibi nuko baravuga bati iyo utazi yujya wisanga aho utazi ari hose.
icyambere tugomba gutangiraho ni iyo mpinduka dushaka ni iyihe. Iyo cyambere. Ikindi gikomeye cyane kuko icyo tuvuga ni u Rwanda. N'u Rwanda, impinduka mu Rwanda. Iyo mutanyo ni urwo Rwanda dushaka ni uruhe. Niho tugomba gutangira. Kuko iyo tutumvikana ku Rwanda dushaka nanone niho usanga twese tubirwaniramo. Umuntu wese ni nkuko ndabintekereza nko kujya ku kibuga cy'umupira muri fite shampiyona mutazi mutumvikana kujya kugomba kumba kingana ko carte jaune ebyiri ari carte rouge kw'amazamu n'ukwangana kurengeje umupira udashaka kugira ngo utere wongere uze noneho utangira gukina. Nkabona rero ikibazo dufite ubu ngubu no kumvikana kuri iyo mpinduka dushaka. Iyo mpinduka n'u Rwanda dushaka. Natanga nk'urugero. Aravuga bati tugize dutya Kagame tukumva yejo yikubise hasi, hari abantu bavuga ko banywa inzoga kubera yuko yumvise ngo yapfuye. Kugeza n'ubu hari abantu ngiye sigiye kujya muri iyo deba ariko nyifiteho ikibazo. Kuko nanone bijya mu biteye muri iyo mpinduka bitekerezo ko system ari umuntu. Nayo bigomba guhinduka. Bikaba system ntibe umuntu. Kumva ko umuntu adahari kuba byarangiye nabyo n'impinduka tugomba kugira. Ikindi navuga kuri impinduka tugomba gutekereza navuga bati nuko twakujya tukisubiza ubutegetsi. Reka turahanga turavuga tuti hari abo tuvuga bati nuko twisubiza benshi. Iyo mpinduka dushaka no kugira ngo twisubize ubutegetsi twirenganure. Impinduka wari umutuza akavuga ati igihe cyo nishakira wenda nuko ngira amahoro nsubire yo Kagame nubwo yo kuzanyica ariko nibereho. Ariyo ntidutekereze yuko ko muri ibyo byose iyo mpinduka ari uko bitangwe umuntu avuga ati jewe icyo nshaka ntabwo ari kunongera, ntabwo ari Kagame nshaka gukuraho, ntabwo ari kugira ngo nongere nsubirane ubutegetsi, nuko kugira ngo urwo Rwanda rwiziye buri munyarwanda mwana bivuze umuntu wese yisangamo ubeho nanjye mbeho. Ibyo dutekereza, ibyo tuvuga n'ibyo dukora byerekana ibyo dutekereza mu mutima wacu. Haro n'impinduka ugomba kuza mbere yuko tujya kujya kuvuga. Murakoze cyane Justin Bahunga. Uduhaye rwose iriburiro ryiza muri iki kiganiro komoje ku cyo wise inyungu rusange. Reka nanabwira abakurikirana iki kiganiro ko abanyarwanda ntabwo iyi mpinduka tuvuga aribwo bwa mbere yabibaye. Hari impinduka zagiye ziba, murabizi intambara yo ku Rucunshu, murabizi revolution muri 59, murabizi coup d'etat zo muri 73 kugeza muri 90, haza intambara 94, ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, habaye genocide yakorewe abatutsi. Twabonye impinduka, ariko impinduka abantu bagiye bibeshya ko zishobora kuzana umutuzo ku banyarwanda muri rusange. Nibyo Justin Bahunga wakomozagaho uti ku nyungu rusange ntibibe impinduka igamije guhindura inyungu z'abahutu cyangwa se inyungu z'abatutsi. Ubivuze neza ngira ngo rwose aho ngaho ndahagushimira cyane. None reka twerekeze mu gihugu cy'Ubusuwisi mbaze bwana Evariste Nsabimana. Nawe uri umunyarwanda w'inararibonye, uradukuriye, wabonye impinduka, izo mpinduka twakomojeho. Niki kibura Evariste? Niki kibura ko Justin Bahunga atubwira ibyo dukeneye? Haburiki. Noneho turibuze no gusaba n'abandi batumirwa muri iki kiganiro kugira ngo bagire icyo batubwira ku cyaba kibura kugira ngo tugere kuri impinduka. Urakoze cyane. Ikibura ku banyarwanda, kuri twe abanyarwanda nitwe twibura, nitwe twaribuze turibura mu Rwanda rwacu. Kugeza ubu iyo urebye kiriya gihugu cyacu cyitwa u Rwanda uko kimeze, usanga u Rwanda rwaranduye, rurandagara, rurandavura, ruranduranya, rurenderanya, rurapfa, rurizika. Iyo mpinduka rero tuvuga, nge mu mvugo yanjye nkunze kwita amahindura, nuko tuzura urwo Rwanda natwe tukazukana rukaba ruzima, tukaba bazima,
tukabungabunga ubuzima tukumva ko turiho kugira ngo ibyo bigerweho twumve ko turiho nuko uhagarara iwanyu ugashinga ugakomeza kugira ngo ushinge ukomeze nuko ingoma y'ingoma yaranze u Rwanda ihinduka nyir'ingoma ntaba umuntu umwe nyir'ingoma akaba rubanda. Nubwo amajwi yanyu atatugeraho neza muri buze kuza kutwihanganira turakomeza kugerageza turebe ko twakumvikana neza. Ikintu cyo gukorera rubanda bidatandukanye n'ibyo Justin Bahunga yakomojeho kandi kuko nibyo ubutegetsi bw'umwami bwavuga ko bukorera rubanda hajyaho repubulika ivuga ko noneho ari rubanda noneho hari n'ibyiswe za rubanda nyamwinshi nubwo byagiye bihabwa indi nyito. Uyu munsi ubutegetsi buriho mu Rwanda buvuga ko bukorera rubanda bwanavanyeho ibibazo by'amoko y'abahutu n'abatutsi bavuga ko ibyo ngibyo ari byo byatumye habaho na jenoside. Iyo uvuze rubanda gerageza gusesengura ubitubwire kuko ubutegetsi bwose bwagiye bujyaho mu Rwanda buvuga ko bukorera rubanda. Mu cyongereza bavuga bati what is wrong ko tutabona ko rubanda koko rugera kuri iyo mpinduka. Evariste ongera ugerageze nubwo amajwi yanyu tugeraho neza ko turakomeza kugerageza. Ubwo murambabarira kuri ibyo ariko nk'iyo mvugo rubanda nyamwinshi ntigomba kubaho kuko rubanda twese tuba turimo abanyarwanda twese tuba turimo ntushobora kubona nyamwinshi rero ubutegetsi rero ntibushobora gukorera rubanda nirwo rutegeka nirwo rugena ntaho ibintu biburira. Nuba uri iwanyu sinzi iwanyu uko hitwa ndaguha nk'urugero ruka nguha urugero muri Kigali uhagaze mu Bugesera abanyabugesera iwabo bakagena akaba ari bo bagena mu gihugu cyose bikaba bityo noneho bakazahuriza ku gihugu cyabo cyitwa u Rwanda cyangwa bakwita n'ukundi. Ntabwo ubutegetsi bujya bukorera rubanda bute buvuye he. Urakoze cyane reka duhe ijambo umutegarugori nawe twagize amahirwe yuko kitabaye ikiganiro cy'abagabo gusa. Marie Jose turi kumpinduka gerageza gukanda hababara utubwire habura iki kugira ngo abanyarwanda tugire kuri iyi mpinduka. Justin Bahunga Evariste barimo barabikomozaho ariko habura iki ni nko kuvuga ngo umuntu ararwaye umujyanye kwa muganga asanze yenda arwaye umutwe ni iki wamuha kugira ngo uwo muti koko ubashe gukiza icyari kimubangamiye. Rubensi urakoze cyane. Nibyo koko abaganga bagiye babaho benshi wenda natwe ubwacu twagiye dutekereza uburyo twakira ariko ikintu cya mbere kibura iwacu u Rwanda ni impinduka ya buri muntu ku giti cye. Buri wese usanga bisunikira undi ese muzaducyura ryari ese mugezehe muducyura. Nanjye umuntu ambwiye gutyo ndahagarara nkamubaza nti se wowe ugeze ikintu abanyarwanda tugomba kubanza kwiyumvamo ni impinduka iturutse muri twebwe ugahagarara we aho uri. Justin yabivuze neza yavuze ngo turi mu kibuga cy'umupira w'amaguru buri wese ahagaze ku mwanya we. Hari umwataka hari umudefanseri hari ntabwo nzi umupira cyane ariko nzi ko buri wese mu kibuga cy'umupira buri wese aba afite umwanya we na tere arwaniraho. Noneho ibaze wowe munyarwanda uvuge ati se ngewe umwanya wanjye muhagazemo neza ese ndi gukina ndi kwerekeza mu izamu ngomba kwerekezaho kuko ubu ngubu tumaze iminsi tubona abantu benshi bajya kwitsinda mu izamu ryabo aho kugira ngo berekeze umupira bawuganisha ku izamu batsindiraho ahubwo barawurebesha inyuma bawusubiza bajya kwitsinda. Buri munyarwanda rero yakwiye kwisubiramo ubwe ku giti cye akibaza ati se mu mwanya mpagazemo ndawukinamo neza ese nkanjye myugariro ndi kugarira neza kuko nta hantu ikipe adversaire izanyura ngo inyinjirane. Mbona impinduka dukeneye ntabwo ari impinduka tuzazanirwa n'abazungu ntabwo ari impinduka tuzazanirwa na bagenzi bacu ntabwo ari impinduka tuzazanirwa n'undi wari we wese ni twebwe ubwacu d'abord
kugira ngo duhinduke tugomba kuba source y'iyo mpinduka. Baravuga ngo be the change you wanna see in the world. Impinduka ushaka kubona muri iyi si. Nimba mu mwuga wawe banza uhinduke mu mwuga wawe, utekereze se umwuga nkukora uko nakagombye kuwukora, ndakora neza uko byateza igihugu cyanjye imbere. Ese d'abord mfite ubushobozi bwo gukora akazi nshaka gukora. Abantu benshi bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye bakagerayo, ugasanga nabwo ntibahinduye imyumvire, ntashaka kwiga ururimi rw'igihugu arimo, ashaka kumenya ibijya mbere muri icyo gihugu, ngo nawe iyo systeme abona igenda neza muri icyo gihugu nawe azayifata yijyane mu gihugu cye, abe yateza igihugu cye imbere. Rero buri wese ahari yige kuba impinduka ashaka kubona, kuko impinduka yose dukeneye izahera kuri twebwe, igenda ikongeza hirya no hino, ihura n'indi mpinduka yo hirya, bifatana urunana byegera imbere, bihura n'indi mpinduka yo hirya, hanyuma impinduka dukeneye izatugereho. Njye nuko mbyumva. Murakoze cyane. Urakoze cyane Marie Jose. Wowe uravuga uti impinduka yagombye guhera kuri buri muntu, individu cyangwa se umuntu, noneho uri wese yamara guhinduka, kuko njye mbibona no muri bihugu twagezemo wa mugani babikomojeho, ugasanga umuntu wageze muri ibi bihugu, reka mfata urugero rw'ubukonje, kuko iyo ugeze muri ibi bihugu harakonje cyane, tugera mu bukonje buri munsi ya 0-20-30 hano mu gace mbamo, aho ugasanga umuntu kubera ko yabaye mu gihugu kidakonja, bamubwira bati mu gihe cy'ubukonje ugomba kwambara amakoti 3, byabona ngo bugashyira 4 cyangwa se 5, bakamubwira bati ugomba kwambara amapantaro 2, atereka ndakabaka. Ntamenya ko ikirere yabayemo yageze mu kindi kirere. Uru ni urugero mpereyeho rwo kwereka uburyo ikirere ubwacyo gishobora gutuma ugomba guhindura imitekerereze bitewe n'aho ugeze. Impinduka nakomojeho duterura ikiganiro zabaye muri za 59 mbere yaho ku rucunshu ndetse na nyuma yaho, zabaga zitewe n'ibihe abantu babaga barimo. Uyu munsi muri 2022 ntekereza ko dukeneye indi mpinduka y'umwimerere. Reka nongere mbaze mu batumirwa banjye, reka nyarukire muri Ohio. Boneri, nkubaze nawe umbwire mu by'ukuri, nubwo nari ntanze urugero rw'ikirere aho tugera, ubundi wari usanzwe wambara isengero ukigendera cyangwa agashati agapira, wajya muri bihugu ukambara amakoti 10-15 bitewe n'ubukonje bari. Bone, niyo mpinduka abanyarwanda bakeneye. Gusa ndagira ngo ngaruke gato ku byo waruvuze, uvuga uti hagiye haba impinduka mu Rwanda, haba impinduka kuva ku rucunshu 5-9-73 n'ejo bundi 9-4, ariko ngewe ntabwo mbibona nk'impinduka. Ndavuga ko ari ishyano cyangwa se amashyano yagiye arwira u Rwanda, ni amahano, nta mpinduka zabayeho. Ngira ngo aho ngaho yenda sinzi niba twavuga ko ari amashyano nk'uko twabivuga, kuko habaho kudeta abantu bari bagamije guhindura ubutegetsi, aho kugenda navuga ni impinduka mbi, nk'uko nabiteruye mu kiganiro navuga ni hari impinduka nziza haba n'impinduka mbi, kuko uyu munsi bishoboka ko twaba dutekereza impinduka nziza ariko ikazavamo impinduka mbi. Tubyemeranyaho, ariko impamvu nanjye mbyita amashyano nuko icyo gihe cyose izo mpinduka zabaye nta mahoro abanyarwanda bigeze bagira, nta musaruro mwiza. Ni impinduka zagiye zihitana abanyarwanda, kandi muri ibyo byose abagiye ku butegetsi bakavuga ati turatsinze. Reka tufate 5-9, hari abishimye bararirimba bati turatsinze, ariko muri ibyo byose hari abanyarwanda bari bagiye bafashe inzira y'ubuhungiro. Ejo bundi 94 hari abishimye ko batsinze. Ese ushobora gutsinda gute utsindiye mu maraso angana kuriya? Kiriya nibyo bakwita igitsindo. Nge rero ntabwo mbona biriya nk'impinduka, nta mpinduka yigeze iba mu Rwanda, hagiye haba amahano gusa. Ahubwo abanyarwanda bakagombye gutekereza ni gute koko twagombye kugira impinduka, nk'uko no mu bindi bihugu bigenda muri Afurika ndetse no mu Burayi ntirenga kure. Noneho utese koko impinduka abanyarwanda bakeneye. Niba dukeneye impinduka, burya umuntu agomba gusaba, ntugasabe undi icyo wewe udashobora gutanga. Duhere mu gihugu cy'u Rwanda. Niba turi abanyarwanda bari hanze bavuga bati dukeneye impinduka yo mu Rwanda nk'uko Muze Bahunga yabivugaga, ariko noneho ngiye nshobora kuvuga ntese niba mwe musaba ko mu Rwanda bihinduka, mwebwe muri opposition icyo mwahinduye niki? Ikintu kigaragara
ni uko kugeza uyu munsi udashobora kwibaza nk'uko bavuga imyaka 32 irashize ugasanga opposition uko yari iri niko ikimeze, ndetse nkavuga ngo muri za 1993 na 4 igihe hari amashyaka menshi icyo byatanze nta utabizi. Ubwo buryo bwo gushaka kwikunda, egoisme, kugira ngo umuntu akure yishira avuga ati ninjye, ibyo nibyo bintu, cyangwa se nitwe ibyo nabyo nitwe yego nabyo, ibyo ni ibintu bitagamije kubaka igihugu. Kuko iyo abanyamashyaka bareba kure muri 1994 ntabwo ibyo twaguwemo twari kubigwamo. Uyu munsi rero abavuga ko ari opposition, ntabwo bavuga, reka mvuge ko ni opposition mbihamye. Abo bantu iyo ubyitegereje ukavuga imyaka ishize uko bahunze ari abanyabwenge, ari abantu bize bajijutse kugeza uyu munsi, akaba ubona amashyaka ari hanze ari nk'imegeri, nta bantu bashobora kuba bati twafashe umugambi. Ariko nizere ko utavuga irya Justin bahunga ko ryaba riri muri izo megeri. kugira ngo amparoboka kugira ngo nduze kumusubiza. Turaziranye bihagije. Ubwo rero yego nashatse kuvuga ko ari amashyaka menshi ariko dafite icyo ndashaka kuvuga ubwinshi bw'amashyaka. Yego nkavuga rero ni ubwo bwinshi bw'amashyaka buriho kugeza uyu munsi. Ubuyo amashyaka yowe n'abantu bize bajijutse banakoze politike irambuye, akaba uyu munsi badashobora kugira ikintu bubaka gifatika. Uribaza utese none mwebwe banyapolitike mushaka impinduka mu Rwanda, icyo muhindura ni iki mbere yuko musaba abandi kugira ngo bahindure? Yego ni ukuvuga ngo rero nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma abanyarwanda baticarana, ahubwo ni ukurebana, uriya yakoze iki, ese mwari wa Rwanda utarakoze amakosa nini? Nta n'umwe utarakoze amakosa. Niba nta nkiko dufite zo gucira abantu imanza ngo tuvuye reka tubarege tubacira imanza, ntabwo aricyo cyagombye kudushishikaza mbere yuko tureba icyaduteza imbere. Ngero ngatekereza ko ibitugora nuko umunyarwanda namara kumva ko yivanyemo uko kwikuriraho ibye byose, kumva ko niba ari ukoze iki ngiki, ntabwo ntekereza, sinzi niba hari umunsi tuzagira abaperezida 10 umunsi umwe, umwaka umwe, igihe kimwe. Bagombye kumva ko niba dushize hamwe hari ushobora kuzagira umwanya undi akazamusimbura. Ikibazo ni uko nyine bavuga ngo iyo umuntu afashe ubutegetsi nuko ugenda ugashinga imizi, ntawe ufata ubutegetsi kugira ngo aburekure. Afite nicyo kibazo dufite cyo kwikunda. Niba bibaye ngombwa rero nituvane uko kwikunda kugira ngo tubashe guhindura ibyo duhindura. Murakoze. Kwikunda urakoze cyane. Bone nawe urabona ko twagiye tugira buri muntu yagiye abivuga uko byumva, ariko urumva ko hagiye hazamo ibyiciro, inyungu rusange za rubanda, kwikunda, donc impinduka igahera kuri twebwe. Benshi mu bari muri opposition cyangwa se batavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko Perezida Kagame ari nkaho ari we ubangamiye ibitagenda neza mu Rwanda. Ese uyu munsi tuvuze tuti mu Rwanda impinduka ikenewe ubu ngubu mu buryo bwihutirwa, habayeho amahirwe, iki kibazo ndakibaza Jean-Jacques Bosco, nari namwirikiye, ndagira ngo nkimutere kugira ngo numve ko ari buze kuza kukisubiza. Jean-Jacques Bosco, waguha amahirwe kuri ino saha n'uyu munota, akabwira ati tubigushyize mu ntoki, gira icyo ukora. Utekereza ko ikihutirwa ni ugukuraho Perezida Kagame? Abantu rero bavuga, bamwe bati yarapfuye, abandi bati byagenze gutya, abandi bati buriya n'agatsiko k'abatutsi, abandi bati n'agatsiko kabavuye hanze, abandi bati ni FPR yose, abandi bati ni ibisahirana. Jean-Jacques Bosco, wakora iki kuri no munota urushobora gukora impinduka ibereye abanyarwanda? Ndongera gusubiramo, impinduka tuvuga ni impinduka ibereye abanyarwanda, kuko uyu munsi arushobora gufata ubutegetsi bikaba bikurenza uko byari bimeze. Jean-Jacques Bosco, umupira ni wawe.
urakoze cyane umunyamakuru Rubense, kandi nshimiye nawe batumirwa bose badusanze muri radiyo Rtv-Impinduka, cyane cyane ko ari bagenzi banjye nanjye dushyiraho iyi radiyo Impinduka twashakaga kugira ngo twigishe twigane n'abanyarwanda uko iyo mpinduka tuyibona nuko bayigeraho n'icyo yabamarira. Nihuse rero nkavuga nti uramutse umpaye ibyo unyifurije, kandi birashoboka cyane cyane ko Kirima Rujugira avuze ko abanyarwanda bose tuzi gutegeka, dore ibintu nakora n'abagenzi banjye tubiganiraho muri Rtv-Impinduka, dusanga bikomeye abanyarwanda bashaka guhindura ari bitatu gihe nahindura Jean-Jacques Bosco. Icya mbere ni uguca ubuhunzi ku buryo nta munyarwanda wongera kuba impunzi, iyo ni nimero ya mbere. Nimero ya kabiri ni uguhagarika kwica umunyarwanda ku buryo nta munyarwanda wakongera kwicwa, kandi abanyarwanda, ingingo ya gatatu nyamukuru. Uvuze ngo nta munyarwanda wakongera kwicwa Jean-Jacques Bosco, none se n'abazicwa n'indwara nabo ntibazapfa, cyangwa se abazicwa n'ubundi buryo hazabaho inzego z'umutekano, hazabaho. Urakoze cyane ubwo ndashaka kwicwa n'ubutegetsi, kandi wabikomoje uvuga uti ari kuri Rucunshu barishe n'ubutegetsi bwishe, ari 1959 abatutsi bisha abahutu n'abahutu bica abatutsi, kandi mu mpinduka muri 1973 ubutegetsi bwa Habyarimana bwakoze icyo nakwita kudeta mu Kinyarwanda bita ngo guhirika ubutegetsi bwa Kayibanda bwisha abantu. Ejo bundi muri 1994 FPR iteye u Rwanda iturutse i Bugande mu ngabo z'Ubugande, yisha abantu n'abanyarwanda bari mu gihugu, bica abantu, tugira jenoside ebyiri, jenoside y'abatutsi 1994 sobanura neza nk'umunyamategeko, na jenoside y'abahutu 1996 abahutu biciwe muri Kongo. Ubwo navuga ko nta munyarwanda wagombye kwicwa, n'ubu tuvugana kandi baniga abantu buri munsi. Ni nayo mpamvu twaje muri Impinduka, kubera ko gise n'insanzwe umuntu nakwita mbese umuntu uharanira inyungu za rubanda, nari mu bindi naje kubera izo mpamvu. Niyo mpamvu navuga nti nta munyarwanda ugomba kongera kwicwa, abanyarwanda bose bagomba kugira uburenganzira busesuye mu gihugu. Cya gatatu nahindura nuko abanyarwanda bose basangira ubutegetsi, abahutu, abatwa, abatutsi bakibona mu butegetsi bw'ibanze bwa leta, bakibona. Ariko Jean-Jacques Bosco, uyu munsi inzego za politike y'u Rwanda zikwereka ko yego hari abatutsi ariko harimo n'abahutu, turababona benshi bafite imyanya myiza. Yego. Iyo uvuze ngo gusangira ubutegetsi, gerageza utwereke ukuntu wazana itandukaniro, kuko nicyo dukeneye muri iki kiganiro. Bishanye neza cyane. Itandukaniro nuko navuze ko ubutegetsi abahutu, abatwa n'abatutsi basangiye, ku buryo abahutu n'abatutsi n'abatwa bibona mu butegetsi bw'ibanze, ni ukuvuga muri guverinoma, abayobozi bakibona mu ngabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu ubu ngubu zigizwe hafi 99% n'ubwoko bw'abatutsi, kimwe no mu gihe cya Habyarimana. Uretse ko ntekereza ko 99% waba ukabije. Ubwo ndi kugerekera ko ni benshi bavuga muri. Noneho ku gihe cya Habyarimana bari nka 85, nabwo no kugereranya, ariko bari benshi b'umurengera mu bwoko bw'abahutu. Nkanavuga ko mu ubucuruzi navuga ko ni igika, ni secteur ikomeye, wagombye gusangamo nashyiramo habonekamo abahutu bakagira ibizatunga, n'abatutsi ibizatunga, n'abatwa ibizatunga. Ubwo nshatse kuvuga ko igihe tuvugana ubu ngubu, urebye nk'uko abantu babisesengura, Dr. Himbara bisesengura neza, ubutegetsi bw'ubukungu bwose burajya kuba nko ku muntu umwe cyangwa se ku gatsiko kamwe, mu byo bita donc crystal ventures. None si yo mpinduka kukiba bayisaba Perezida Kagame, bakayisaba FPR, kandi nabo ubwabo batarahinduka. Ubwo rero mwakomeje ku mashyaka, ntegura iki kiganiro natumiye amashyaka 6: FDU, Ishakwe, RNC, ntumira Amahoro People Congress, ntumira ishyaka rya FLN, ntumira yenda n'andi mashyaka mvuze, kandi babwira icyo ingingo izibandaho. Nkeka ko bose baransubije, uretse yenda Amahoro People Congress batansubije, hari za nisebye nimwe yaransubije, ukuntu baravuga ntabwo tuboneka, kandi nabwo abandi bazazamo. Icyo nasomye ntanababeshye nuko bavuga ati ntidushaka guhura n'abandi mu kiganiro, turakomeye,
reka duhera aho ngaho warabatumiye muganira ku mpinduka ubona ko ntibashaka kwicara n'abandi turashimira cyane barimo babahunga n'abandi baje muri iki kiganiro bari mu mashyaka atandukanye sinzi amashyaka yanyu njye nta shyaka ngira ariko none ubwo ntubona ko hari icyo twakwita weakness mu kibazo cy'abantu bitwa ko bashaka impinduka ubwabo batari bahinduka kuko urumva muravuga muti mu gihugu imbere ubwabyo ntabwo abantu barahinduka no hanze abantu ntibarahinduka Jean-Jacques Bosco ntubona ko hari ikibazo mu bitwa ko bakeneye impinduka ubwabo munyamakuru Rubensi mukunzi namwe bagenzi bangiye turi mu kiganiro kandi nakunze cyane twazanye radio Rtv-Impinduka turi abantu 13 batandukanye urubyiruko abajya mu kigero yenda tubije cy'ubukwerere harimo n'abasaza bafite n'abakambwe icyo twashaka no vote dukorere hamwe kandi igihe cyo ducagagura ntiduhuje imyumvire ntiduhuje uko tubikora ko turangiza tubyumvikanyeho twaje mu ruhando rw'amaradiyo tuvuga tuti ikituzanye ntabwo ari kurwana cyangwa se kuba mu wandi maradiyo ni ukugira ngo twuzuzanye ngomba guhinduka mbere yuko hindura abandi mbere yuko nsaba iyo mpinduka mwakomeje ku myaka myinshi tumaze tutagera kuri iyo mpinduka hari ikibazo rero urakoze cyane hari ikibazo ni nacyo cyatumye duterura iki kiganiro twibaza ukuntu wakora impinduka wowe utahindutse turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro kuko ni insanganyamatsiko twaganiraho bugacya bukira reka nsubize kuri Justin Bahunga wumvise ikintu uyu mugabo Jean-Jacques Bosco akomojeho cyo mu mashyaka kandi uretse natwe tuba hanze naho mu gihugu baravuga bati na Perezida Kagame yabisubiyemo kenshi mu magambo akunda kuvuga ati se nuwa baha amahirwe ngo baze bahirike ubutegetsi cyangwa se babukureho ntibyakunda kuko ubwabo ntibahuza none Justin Bahunga habura iki ngo mwebwe muri aya mashyaka mutubwira ko mukeneye impinduka mufite imirongo myiza mwirirwa mutubwira ko ariyo yatuma igihugu cyacu cyongera kugira ibyo twavugaga kera ngo mata n'ubuki habura iki Bahunga turabwira mwebwe abapolitisiye birumvikana natwe abatari muri politike abari muri societe civile n'abandi dukeneye guhinduka birumvikana ariko wamugani nkuko Jean-Jacques Bosco abikomojeho aya mashyaka bavuze ko meze nk'imegeri nayo ubwayo ntabwo ahuza hari akantu Marie Jose yavuze binyibutsa undi muvandimwe wanjye yo muri FDI ntabwo mvuga ari rwari niyo tuganya buri gihe aravuga ati muhate urukundo kuko bamenyereye gutukana muhate urukundo ubu ushatse gutukana watsinda muhate urukundo yego uwerekane ko kwintere yawe utajya kwitere y'uwo muntu wundi ukarwana ku yawe nego ntabwo boneye nasimbuka ariko rero nkagira ngo ngaruke cyane kuri ku nshuti yanjye Bonheur avuze ibintu byinshi cyane nawe agaruka bya opposition ubwo na Jean-Jacques yabivuze n'abivuzeho byose niba ese mushaka kugira ngo tugire muvoma cyangwa murashaka umuryango FPR byose tubihindure tubi ikintu kimwe tube muvoma cyangwa tube FPR kugira ngo none abantu babone ko turi bamwe none uko byagenze cyangwa mu mayemere turi ishyaka rimwe byashobotse kubera igitugu cyari gihari ugabantu kabashyira muri icyo kintu FPR nayo kugira ngo bishoboke nuko yari ifite nayo ingufu iri aho yari iri kuri utakurikiza wakurikizaga ibyishaka yamuhitanaga donc abantu tugomba kubafatira aho bari niba tukora aho dushaka ko bagomba kuba bari mwanumvikana neza ibyo musaba rero uko tumeze aho turi ntabwo wabishobora ikindi cya kabiri bigatandukana n'icyo mushaka nanone muvuga kwisanzura kandi ngo tujye mu kintu kigari kimwe cyitwa umuryango FPR cyangwa bende ngo tujye mwatwiza ikindi kintu aho ndumva aho ngaho kugendera ku kintu kidashoboka kandi tunarwanya ntabwo byari inzira nziza kugira ngo dukore kugira ngo tuzane ubwo bumwe ahubwo imana nuko icyo byatwigishije nuko ubu ngubu tugomba kureba kwiza icyo umunyarwanda ameze ati muri gihe tumaze tubyiga duti twamuhindura duti twahinduka duti bikaba amasomo kugira ngo tume kugiye kubihindura ikindi nagenda nshaka kuvuga ntuwegeze kuvuga rimwe Fidel Castro abo byo guhinduka avuga ati jewe ntangira revolution twatanye turi abantu 85 ati nongeye gutangira natanye na 10 ati cyangombwa nuko ufite plan ufite ubushake
bufite no kwihangana, determination. Nibi byose muga byenda bihindukira hirya n'amashyamba ni menshi cyane n'iki amazi ashobora kugenda yiyungurura akaza ibintu bikishungura kazabamo ikintu. Ntabwo nabwira ngo tuzagenda giti, ariko ibyo ngibyo ndabyizera kuko nizera ko gutsinda ari lazima bigomba kuzabaho. Aho rero ikindi navuga ahangaha gikomeye cyane yavuze, kubera ko abantu tugomba kubafata uko bameze. Abantu barikunda rwose, abantu bameze nk'uko ibonera bivuga, isi yaba nziza cyane, u Rwanda rwaba rwiza cyane, ngo tutarageze aho tugeze nk'uko abivuga. Ariko rero ngewe reka dutangire kuko icyoroshye ni ukwikunda. Reka dore ko kwikunda ko twakuramo ingabo ikomeye, ko muri duto turimo uzasanga benshi cyane bazamo ari uko ibibazo personnel bagize, uko yotse biramutse binarangiye ntibafata bakata bakigendera. Uzambaza abantu mukora cyo mwumvikana, uzavuga ati jewe njyaga dukora international, ati ndabikorera kubera abana imyaka 5-10 bazavuka atari jewe, atari umuryango waje, atari bene wacu. Nuvuga ati niba batabahanya abantu banyiciye, ntabwo rizaki. Aho rero tugomba gutangira kuri iki ngingo ntekereza kuri jewe rero, nuko buri muntu wese abona ko afite inyungu ye ku giti cye yuko u Rwanda rwagira amahoro, rugatuza, rugatunganirwa. Ikindi mugomba kwibuka, abantu bibagirwa ni twavuye hehe. Muri mu cyana twavuye hehe. Urebye ukuntu bavuga, reka tuvuge abahutu wenda, umuhutu yarumwica, iyo kashe yo mu 94 iracyariho, hahindutse iki? Cyo kintu tugomba kwemera, tugeze hehe mu guhindura iyo shusho. Umeze nkaho uvuga uti turi mu rugendo rw'impinduka rero. Ibyo mvuga nuko tugomba ibyo nshaka kuvuga nuko tutagomba kwikubita ngo tuvuge ko nta kintu gikorwa. Nuko hari ibintu bigenda bihinduka, abantu batabona facilement, ariko muri mentalite nk'ubu ngubu ibiganiro tuvuga n'ibitabo byo kwandika nk'icyo wanditse hari imyaka byajya gushoboka. U Rwanda na leta ifite amafaranga yatangiriye kuri yari afite program iyo akabyama yavuga ati twatawe dutunguwe. Mu magambo cyo nuvuga tuti abantu bari bariteguye bazi uko bazakora, bafite program y'aka 10-15, abandi ntayihari. Ndabwo ni ikindi gikomeye cyane nuko ubu ngubu bitarikiri vuga ngo ni iyo sura yuko ari umuntu ushaka kugira ngo azaze yica abatutsi n'iki, kubera ubu ngubu uko bimeze, hari abantu, ari abatutsi, ari abahutu bumva ko ikintu kigomba guhinduka. Ibyo ni ibintu bitariho. Bahunga bikomeje bavuga ati nuko wenda abantu batayibona, atari ko turi mu nzira y'impinduka, kuko ufashe 1994 n'uyu munsi imyaka 28 irashize, hari byose hari igikorwa. Nubwo abanyarwanda bababaye cyane, ubona baba bashaka ko ibintu bihinduka ntibyihuta nk'uko babishaka. None abanyarwanda bari kugukurikirana boneri, bari muri ibi bihugu turimo byo hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, icyizere bakivane he cy'impinduka turimo tuvuga. Niba koko mwababwiye muti bihere kuri mwebwe, muhinduke mu mitwe yanyu, mwumve ko ibintu bigomba guhinduka kandi bigahinduka bigamije ineza y'igihugu cyose nk'uko bonga bikomojeho, abanyarwanda bitegeye impinduka ryari gute? Uru rugendo tururangize gute bonheur? Murakoze cyane Bwana Robens. Ndagira ngo wenda ngaruke gato kubyo muze bahunga yavuze. Bishoboka ko ari byo mutemera ngo nibyo rimwe na rimwe iri foshoke nubwo wenda navuga inti amashyaka y'ubwayo opposition aratandukanye, cyangwa se avuga ngo arajagaraye, ntabwo ari kumwe. Ntabwo rwose ngambiriye kuvuga ngo najye muri muvoma cyangwa ajye mu muryango abe hamwe, ariko ikibazo ni kimwe, kwari ukuvuga niba banakora batandukanye, ariko kubera ko bakonverge sur le même point, berekeza ku cyerekezo, bafite icyerekezo kimwe, bagombye kugira ukuntu bafatanya izo ngufu bakagira uburyo bakoranamo. Ariko ubwo niba babikora, Imana ishimwe. Ngarutse rero ku kibazo wenda warumbajije, ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko kubyerekeranye n'impinduka, ntabwo impinduka izaturuka hanze, impinduka izaturuka hanze, ariko izaturuka no mu Rwanda. Ntabwo iyo umuntu arwaye arembye, umuganga agira gutya ati ngiye gufata urushinge, ukabona yatinze kuko urembye.
kandi ibyo ari byo byose aho arufata ni mu ntambwe imwe. Ibyo rero barabona ko bitinze kandi ko bigize kubera akababaro bafite, ariko byose bazabigiramo uruhare. Ibyo rero ku by'imyaka muvuga igihe gishize ni kirekire, ariko ibyakozwe nabyo ni byinshi, kandi kigaragara nuko no mu Rwanda hari bigenda bihinduka, nubwo bakubitisha inyundo bakagusha, ariko hari bihinduka kandi bigaragara. Hari bitarakorwaga, hari bitaravugwaga, ariko uyu munsi bishobora kuba bivugwa. Icyizere rero kirahari, icyo umuntu yasaba no kuvuga ngo abanyarwanda bose bashiremo imbaraga kugira ngo ibintu bihinduke kandi ku buryo bwiza, nta mahane, nta ntambara, nta maraso ngiye kuva. Nabampagarariye aho. Murakoze. Urakoze cyane. Nanjye nkunda kubikomozaho abantu bakambwira bati bibaye ngombwa no kumena amaraso biba ngombwa, ariko impinduka abantu bakegera ntabwo nemera impinduka imena amaraso. Marie Jose, abanyarwanda uyu munsi koko nubwo tubona ko hari ikiri gukorwa, simvuga yenda ngo babyuka babikore nk'uko byakozwe muri Burkina Faso, muri Mali, muri za Tunisia n'ibindi, tuvuga ko hari icyizere cy'uko nabo bashobora kuzagira uburyo babona babereye bakaba bagera kuri iyo mpinduka bifashije iriya mpinduka zageze mu bindi bihugu. Byabahisemo, nicyo nshaka kuvuga cyane rwose. Ahubwo niho bagomba kurebera, bakigira ku byabaye, bakigira ku mateka, bakigira ukuntu abandi babigenje. Impinduka nk'uko Justin yabivuze koko, ndetse na Bonera akabishimangira, impinduka ive kuri buri wese, kandi buri wese yumve ko ayigizemo uruhare. Kuko nibitagenda gutyo nk'uko biriho ubu ngubu, hazaza umuntu utubwira ngo nitwe twakurokoye, none ugomba kuturamya ukadusenga ko dukesha byose. Impinduka rero ituruke muri twe, tuyigiremo uruhare kugira ngo tuzanabone uko tuyishimira kandi tuyibamo, twumva ko koko ari ikintu twikoreye. Ubwo rero yaba bari mu Rwanda, yaba bari hanze, ngiye numva icyo nababwira ari tangira impinduka ushaka kubona. Yitangize muri wowe, uyitangize iruhande rwawe, uyitangize mu muryango wawe. Uko uyitangiza uzagenda ukongezaho n'abandi bakongera, maze impinduka dushaka twese tuyigereho. Kumva ko umuntu ari umuntu ukamutuza mu gituza, kuko niwe uzagutuza mu Rwanda. Kuri iryo jambo mwakomozagaho ngo ryo kumenera igihugu cyawe amaraso, ndagira ngo uwo muco uri mico ni umuco tuwusimbuze undi muco, tumena amagambo. Aho kumena amaraso tumena amagambo, nk'uku tuvuge tujye impaka z'urudaca, zimwe bavuga iyo zidaciye inka zica umugeni, ariko mu nzira tuzaba tugenda tuzaba hari icyo zibyaye. Icyo ngira ngo mparurireho ni uko umunyarwanda agira ati mfite igihugu cyanjye, iki gihugu ni icyanjye, akagihagararaho, akakiryamaho, ubutaka bwe iwabo kwa sogokuruza na sogokuru no kwa data n'ahanjye ndahari. Mparuriyeho. Yewe hari ijambo uvuze rinkoze ku mutima, aho kumena amaraso tuhamena amagambo. Niba ibingibi abanyarwanda twabyumvaga kimwe, cyane cyane ko nagiye nanabona ko muri kamere munyarwanda, reka bari ko mbivuga, usanga abantu bakunda kuvuga ngo ngo ntabivuga ngo bitamvaho, batabona ko ari jyewe. Oya, tuvuge iki turi ku mutima. N'aba ngaba twita ko ari abayobozi bacu, bumve ko dukeneye impinduka. Ubutegetsi bwo mu gatsiko kaba kashingiye ku bwoko, akarere, n'ubundi butegetsi twagiye tubona mu Rwanda, ibyo birangire, tubone koko impinduka. Abanyarwanda bahunga, abandi bakinjira igihugu, ibi ngibi bikwiye guhinduka. Jean-Jacques Bosco, mu masegonda makeya cyane, atageze kuri 60, ubwo ndavuga ko atageze ku munota, dusozereze ikiganiro. Nongera no kugushimira ko waramfashije kubona aba batumirwa mu bihugu bitandukanye, ndetse tukanaganira kuri no nsanganyamatsiko nziza igamije impinduka kuri buri wese munyarwanda. Urakoze, kandi nongere nshimire abatumirwa bose, cyane cyane ko ingingo nyamukuru yuko wakora impinduka udahindutse, abantu bose babivuze neza, kandi mbibutse ko bararikire n'abandi ko iki kiganiro cy'impinduka kizakomeza. Nge nkaba nkeka ko, kandi nicyo twakizaniye, ko
impinduka igomba gutangira kuri buri wese, ariko abantu bateye kumva ko ari ibintu bihanitse filozofike. Umuntu ashobora gutangira guhinduka yumva ko yakorana n'abandi, niyo bataba ikintu kimwe bagakorana. Ubwo twavuze n'amashyaka n'abandi bantu ubwabo. Twavuze ko indi mpinduka umuntu avuga ati nateza imbere ibya mugenzi wanjye. Kugurirana, guhahirana, gutangana amakuru ni impinduka. Kubahana, kwemera iby'abandi ni impinduka. Nanone kandi abantu ntibasabe ubutegetsi bw'i Kigali ngo nibuhinduke bo badahindutse. Njye naho mpagaze, kuko kandi wanabivuzeho nawe ubwawe munyamakuru, mbese uramutse ubahawe ubutegetsi aho ntabwo baburwaniramo. Kuki batagomba bikaba biri kuruta uko byari bimeze, bikaruka nuko byagomba uko byari by'imbere? Kuki umunyapolitiki agomba kwirirwa kuri radiyo ye ari gutuka undi munyapolitike? Ibyo ni byo Abanyarwanda niyo mpinduka bakeneye. Ngushimire cyane, nshimire kandi n'abatumirwa bacu mu bihugu bitandukanye bari baherereyemo. Mbashimire cyane, mpere kuri Marie Jose ufite amahoro mu gihugu cy'Ububiligi, wakoze cyane, turagushimiye. Dushimire kandi Jean Damascene Harerimana Bonheur, uzwi ku kazina ka Bonheur, uri hano muri leta ya Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze cyane kuduha umusanzu muri iki kiganiro. Evariste Nsabimana uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, nawe ngushimire cyane, mwakoze cyane. Nshimire kandi Muzehe Justin Bahunga mu gihugu cy'Ubwongereza. Jean-Jacques Bosco wari mu gihugu cya Canada, Vancouver, nawe jewe mberereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twareberaga hamwe ibijyanye n'uburyo twakora impinduka muri twebwe imbere y'uko dutekereza indi mpinduka. Reka rero mbifurize gukomeza urugendo rwiza rugamije impinduka, kandi twizere ko Abanyarwanda tuzashyira tukagera ku mpinduka nziza. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro kuri radio televiziyo Impinduka.